Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere kanda subscribe, ukore share na like kugira ngo ntujye ucikwa n'amasomo tubagezaho uyu munsi. Nk'uko bisanzwe rero, duhora tubashakira ibyiza. Uyu munsi tugiye gukosora ikizamini cyakozwe ku itariki 17 cyakorewe mu karere ka Musanze. Nk'uko bisanzwe rero, urafata urupapuro n'ikaramu yawe, ubundi tujye dusoma ikibazo, wowe uhitemo arufabe iriyo yaba ari cyo gisubizo cyawe wabonye, noneho nyuma natwe dukosore. Dutangiye n'ikibazo cya mbere rero, ikibazo cya mbere kiragira kiti: ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira: a. Itara ndangamubyimba. b. Itara ryerekana icyerekezo. c. Itara ndangaburumbarare. d. Ibi bisubizo byose ni ukuri. Ngaho andika arufabe wahisemo. Hano rero igisubizo ni d. Ibi bisubizo byose ni ukuri. Impamvu ni ukuvuga ngo itara ndangamubyimba ashobora kuba menshi ku ruhande rumwe rw'ikinyabiziga, n'amatara ndangacyerekezo ashobora kuba menshi akarenga abiri ku ruhande rumwe, n'itara ndangaburumbarare. Ayo matara uko tubonye ari ubwoko butatu bwose bushobora kugira amatara menshi akarenga abiri ku ruhande rumwe rw'ikinyabiziga. Niyo mpamvu rero iyo batubwiye ngo nta matara agomba kurenga abiri ku ruhande rumwe rw'ikinyabiziga, aya yo tubonye agira umwihariko wayo. Hano rero igisubizo ni d. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti: ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira: a. santimetero 25. b. santimetero 125. c. santimetero 45. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenga santimetero 75. Dukomeje n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti: ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? a. Kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. b. Nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. c. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho kuri ka gapapuro kawe andikaho arufabe wahisemo. Hano igisubizo ni c. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5. Ni ukuvuga ngo ubundi hano iki cyapa ubwacyo kiravuga ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga birengeje toni 5. Kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Bibutse ko ibyapa bibuza bifite ishusho y'ingasire, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, ikirango cy'umukara. Hano rero ikibazo bari batubajije ngo nk'umuyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki?
ni uvuga ngo kubera ko iki cyapa kirebana n'ibinyabiziga bitwara ibintu kandi bakaba batubwiye ivatiri, iyi vatiri ntacyo biyirebaho kuri iki cyapa kuko itikorera imizigo. Igisubizo rero ni C. Ikibazo cya kane kiragira kiti ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru. A, biremewe munsi y'iki cyapa. B, biremewe imbere y'iki cyapa. C, birabujijwe imbere n'inyuma y'iki cyapa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho icyo bitwereka ni iki? Murebe iki cyapa. Iki cyapa kiravuga ngo parikingi. Kiraturangira aho parikingi iri. Kandi murebe hepfo ya kiriya cyapa kivuga parikingi, hari icyo twita akaranga kerekezo. Kari kwerekana ko ugomba guhagarara munsi ya kiriya cyapa. Hano rero ubwo igisubizo ni A, biremewe munsi y'iki cyapa. Bivuze ngo munsi y'iki cyapa wemerewe kugira gute? Wemerewe kuhahagarara. Mbibutse ko iki kizamini ari icyakozwe ku itariki 17, kikaba cyarakorewe i Musanze. Mbibutse ko iyi ari traffic rules, amategeko y'umuhanda. Ikibazo cya 5, iki cyapa gisobanura iki? A, uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D, hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Ngaho kuri ka gapapuro kawe andika arufabe wahisemo. Hano rero igisubizo ni B. Iki cyapa kiravuga ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Ni ukuvuga ngo iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, gifite ishusho y'ingasire, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, ikirango cy'umukara. Iki cyapa rero kiravuga ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Dukurikije rero hari abanyeshuri bajya bibaza ngo ese ko hano baba batarigeze bashyiraho ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bakibaza ngo ese wenda ikibazo nticyaba giteguye nabi? Oya, ikibazo kiba giteguye neza, ahubwo kiba kiriho ni uko byanga bikunda muri bya bisubizo baguhaye haba harimo igisubizo nyacyo byanga bikunda. Kuko kitarimo ntago baba barabuze gushyiraho ngo ahanditse ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko iyo giteguwe muri ubu buryo byanga bikunda mu bisubizo baba baguhaye guhitamo, igisubizo byanga bikunda kiba kigomba kubonekamo. Ikibazo cya 5 rero igisubizo cyacyo ni B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Ikibazo cya 6 kirabaza kiti uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. A, mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari umuhanda w'icyerekezo kimwe. B, ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntuburenga santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho kuri ka gapapuro andika arufabe wahisemo.
igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A niyo na B niyo. Ubwo rero ufashe A na B byose byaba ari ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiragira kiti: iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara, kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga, ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira: A. Velomoteri. B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni ikihe rero? Kuri ka gapapuro kawe andika igisubizo wahisemo. Nizere ko warangije gusubiza. Hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubundi iyo hatabasha kubona neza, iyo hatabona neza, ikinyabiziga iyo ugisize ku nzira nyabagendwa ugomba gusiga ucanye amatara ndanga, icyo twita amatara ndangambere na ndanganyuma. Amatara ndangambere na ndanganyuma ni agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga birebewe imbere cyangwa se inyuma. Ayo matara rero uba ugomba gusiga acanye kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga babone ko aho hantu hahagaze ikindi kinyabiziga. Ariko ibi rero ntibikurikizwa ku bihe binyabiziga. Ntibikurikizwa kuri velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, kubera ko hakurikijwe ukuntu yakozwe ayo matara ntiyabasha kwaka. Amatara ndanga yayo ntiyakwaka ikinyabiziga kitari kwaka, kandi ntiwasiga ikinyabiziga kiri kwaka udahari. Oya, uba ugomba kukizimya. Rero kubera ko ukuntu byakozwe, bateri ya velomoteri cyangwa se y'ipikipiki ntabwo ishobora gucana amatara ndanga y'ibi binyabiziga byabyo. Ntabwo byashoboka kubera ko ukuntu yakozwe idafite izo mbaraga. Niyo mpamvu rero aya matara ndanga yayo adashobora kwaka cyo ubwacyo kitari kwaka. Hano rero igisubizo ni C. Ikibazo cya munane. Ikibazo cya munane kiragira kiti: abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zegeye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira: A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B. Abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho kuri ka gapapuro kawe andika igisubizo. Mbibutse ko iyi ari traffic rules, amategeko y'umuhanda. Hano igisubizo ni A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Aha hantu rero iyo bavuze ngo ubutaka butsindagiye, ubutaka butsindagiye ni ubuhe mu muhanda? Muzarebe mu muhanda hari ahantu haba hari ubusitani, hagati mu muhanda ukabona harimo icyo twita akarondorondo cyangwa se nyine ubu butaka butsindagiye. Kariya niko kaba gatandukanya ibyerekezo by'umuhanda. Hariya rero muri buriya butaka butsindagiye hari ahantu habamo icyo twita
ubwihugiko bw'abanyamaguru. Ubwo bwihugiko bw'abanyamaguru rero niho abanyamaguru bahagarara, ah, bashaka kugira gute ngo bahagarara akanya gato bambuka umuhanda. Buriya nibwo bita ubwihugiko bw'abanyamaguru. Hano rero igisubizo ni A. Ikibazo cya 9 bivuze ko niba utarakora subscribe wakora subscribe, share, like na komenti uyishyiraho mu gihe ikibazo wumvise utacyumva neza, ukatubwira uti wenda ikibazo nimero iyi n'iyi ntabwo nagisobanukiwe neza, tukabasha kugusobanura ku buryo burushijeho. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri, ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiratubwira ngo ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira: A. Utarengeje metero 50. B. Utarengeje metero 100. C. Utarengeje metero 150. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni A. Nuvuga ngo itsinda ubwaryo rigomba gutonda umurongo utarengeje metero 50. Nuvuga ngo hano ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa bigomba gutonda umurongo utarengeje metero 500. Iyo rero bitewe n'ubwinshi bw'ibyo binyabiziga bishobora gutonda umurongo ukarenga metero 500, icyo gihe habaho iki? Icyo gihe habaho kugabanywamo amatsinda. Itsinda rero ubwaryo rigomba kuba ritonze umurongo utarengeje metero 50. Hano rero ikibazo bari babajije igisubizo cyacyo ni A. Ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiragira kiti: ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikirwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye: A. Metero 200. B. Metero 250. C. Metero 300. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho kuri ka gapapuro kawe andikaho igisubizo. Hano rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni D. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi iyo berekana inkomane cyangwa se amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi, ubundi uko ugenduye wegera ya masangano bagenda babikuburira ko wegereye ya masangano. Wegereye ya masangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi. Ni ukuvuga ngo nuba ugeze muri metero 150, nuba ugeze muri metero 150, bazabikuburira bakubwiriye ko uvuye kuri icyo cyapa nugenda metero 150 urahita ugera muri ya masangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi. Ukomeze ugende, wongere ugere ku cyapa cya kabiri nacyo kibikubwira ko wegereye wegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi. Icyo gihe uzaba ugeze, noneho icyapa uzaba ugezeho cyo kizaba kiri muri metero 100. Nuvuga ngo uvuye kuri icyo cyapa uzaba usigaje urugendo rwa metero 100 kugira ngo ugere muri ya masangano. Ukomeze ugere ku cyapa cya gatatu. Icyapa cya gatatu cyo rero kizakubwira iki? Icyapa cya gatatu cyo kizaba kiri kukubwira ko hasigaye metero 50 uvuye kuri icyo cyapa kugira ngo ugere kuri ayo masangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi. Bivuze ngo ibi byapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bishyirwaho
ari bitatu. Icya mbere kiba mu ntera ya metero 150, icya kabiri kikaba mu ntera ya metero 100, icya gatatu kikaba mu ntera ya metero 50. Murumva ko izo ntera zose tuvuzemo hano muri ibi bisubizo baduhaye guhitamo nta na kimwe kirimo. Niyo mpamvu igisubizo ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kiragira kiti: iki cyapa gisobanura iki? A. Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. D. Aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Igisubizo ni C. Igisubizo ni C. Iki cyapa kiravuga ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe wa kilometero 30 mu isaha. Iki cyapa kiri mu byapa bitegeka. Ibyapa bitegeka bifite ishusho y'ingasire, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Ibyapa bitegeka nta muzenguruko bigira, ntago bigira umuzenguruko, ahubwo bigira ishusho y'ingasire, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Iki cyapa rero kiravuga ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe. Bivuze ngo aha hantu rero kubyumva ni gute? Hari abantu bahita bumva ko bishatse kuvuga ngo bagomba kugenda batarengeje umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. Oya, ntabwo ariko bivuze. Ahubwo bivuze ko uko waba uri kugenda kose, utegetswe kutajya munsi ya kilometero 30 mu isaha. Mwibuke hano ni ibitegeka. Ni ibyapa bitegeka. Iki cyapa rero kiragutegeka ngo umuvuduko muto ntarengwa. Bivuze ko wa muvuduko utegetswe kutajya munsi y'uyu muvuduko. Ugomba kugendera hejuru y'umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. Hano rero igisubizo ni C. Ikibazo cya 12. Iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. B. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C. Birabujijwe kunyuranaho. D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Mbibutse ko iyi ari traffic rules, amategeko y'umuhanda. Aha rero kuri application ya traffic rules, amategeko y'umuhanda, tugira uburyo twigishamo abantu, tukabigisha online. Muri application harimo imyitozo, uratwandikira kuri WhatsApp, wamara kutwandikira kuri WhatsApp ukatuvugisha, tukakwereka uburyo ugomba kwigamo. Uburyo ugomba kwigamo rero, dufite uburyo tuguhamo password ukinjira ku myitozo iba muri application ya traffic rules, ubundi ukajya ukora, systeme ikagukosora. Tugira n'ubundi buryo twigishirizamo muri groupe yitwa VIP kora rimwe. Aho hose rwose uriga ugatsinda ku kigero gishimishije. Watwandikira kuri nimero ya telefone 07 2 2 2 2 7 2 7 7. Iyo ni nimero yacu ya telefone iba kuri WhatsApp dukoresha twigisha amategeko y'umuhanda ahangaha muri traffic rules. Hano rero tugarutse ku kibazo bari baduhaye, iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Bivuze ngo umuhanda
uromberejeho ibice byinshi ni iki? Ni umuhanda ufite ibisate by'umuhanda byinshi. Eh? Hano rero iyo bakubwiye ngo iherezo, ubwo bivuze ngo wa muhanda uromberejeho ibice byinshi urarangiye. Bya bice byinshi, bya bisate by'umuhanda byinshi birarangiye. Hano niho iherezo ryabyo riri. Ubwo uba ugomba kongera kugenda mu bisate by'umuhanda uko bisanzwe biteganywa n'amategeko. Hano rero igisubizo ni A, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A, aho imihanda ihurira. B, inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. C, umuhanda udakomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko iki cyapa ubwacyo kiratubwira ngo ifungana ry'umuhanda. Ifungana ry'umuhanda. Ni ukuvuga ngo iki cyapa iyo ukibonye kiba kiri kukwereka ko ahantu ugiye kugera. Niba wari uri mu muhanda ufite ubugari buhagije, noneho aho ugeze kiba kiri kukuburira ko umuhanda ugiye aho igice cy'umuhanda ugiye kugeramo umuhanda ufunganye. Mbese ubwo umuhanda ni mutoya, bisaba kugira gute? Kwigengesera. Bisaba kwigengesera kugira ngo ubashe guha ibindi binyabiziga umwanya. Hano rero tubibutse ko twebwe aho basubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, twebwe iyo tumaze gukosora tunarakikubwira, tukakwereka igisubizo nyacyo nyirizina. Iki cyapa rero cyatubwiraga ngo ifungana ry'umuhanda. Hano rero mu bisubizo baduhaye guhitamo nta kirimo. Bivuze ngo hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko igisubizo ubwacyo nyirizina kiravuga ngo ni ifungana ry'umuhanda. Ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kiratubwira ngo ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Ni ayahe matara agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? A, amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. B, amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. C, amatara magufi. D, urumuri rusanzwe. Hano rero igisubizo ni A, ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Igisubizo ni A. Ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kiragira kiti iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, ni A, kilometero 70 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 25 mu isaha. D, kilometero 20 mu isaha. Iyo bavuze rero ngo imodoka zidafite ibizibuza kwiceka ngo kubera ko ari uko zakozwe, ni ukuvuga ngo ni imodoka ziba zitagira rasoro, mbese bitewe n'uko yakozwe. Iyo kwiceka ni iki rero? Kwiceka ni kwa kundi imodoka ishobora kugwa mu kinogo ikavamo. Kwa kundi kubitamo ipine rikongera rikazamuka. Bikorwa n'iki rero? Bikorwa na rasoro. Ziriya rasoro, ibyo binyabiziga rero hari biba bikozwe ku buryo bitagira izo rasoro. Ibyo binyabiziga rero bigendera ku muvuduko ungana gute? Bigendera ku muvuduko wa kilometero 25 mu isaha. Igisubizo ni C. Mbibutse ko iyo bavuze ngo iyo nta mategeko awugabanya, baba bavuze ngo ahatari mu nsisiro. Ahatari mu nsisiro rero ni ahantu hari umuhanda ariko hadatuwe. Hano rero igisubizo ni C, kilometero 25 mu isaha.
Ikibazo cya 16: iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ariko zakozwe, ni a kilometero 20 mu isaha, b kilometero 40 mu isaha, c kilometero 35 mu isaha, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndumva icya 15 ari nacyo bongeye kubaza, ariko ibisubizo bashyizeho bigize gute biratandukanye. Ubundi hari abantu bahita bibaza ngo mbese ubu ntibaba babiteguye nabi cyangwa se bakaba bibeshya. Oya, nta kwibeshya kuba kurimo, ahubwo baba bagira ngo barebe niba ibintu wasubije ubizi neza. Urabona, iyo umuntu wakoze ikibazo cya 15 icya 16 nticyamunanira, ntabwo cyamunanira rwose. Hano rero ikibazo cya 16 igisubizo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko igisubizo ni kilometero 25 mu isaha, kandi nicyo twari twasubije ku kibazo cya 15. Ikibazo cya 17: ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: a imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi, b mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni ikihe? Hano igisubizo ni a imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Ni ukuvuga ngo birabujijwe kuhahagarara, kubera ko waba ubangamiye bande? Waba ubangamiye ba bantu hantu bari bwinjire cyangwa se bari busohokere, kuko ntibaba bakibonye aho bari busohokere cyangwa bari bwinjirire. Hano rero igisubizo ni a. Ikibazo cya 18: iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura, bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: a imbere n'itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, b inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho kuri ka gapapuro kawe andika arufabe wahisemo. Hano igisubizo ni b, inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Ikibazo cya 19: ikibazo cya 19 kiragira kiti: imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: a mu nsisiro cyangwa ahandi hose, b ahegereye inyamaswa zikurura, c hafi y'amatungo, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe andika arufabe wahisemo. Hano igisubizo ni a, imburira zimurika zemewe gukoreshwa mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Hari igihe rero mu kizamini uzasanga banditseho ngo mu nsisiro gusa. Oya, ntugisubiza ngo mu nsisiro gusa uzaba wakishe, ahubwo igisubizo ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ikibazo cya 20
ari nacyo kibazo cya nyuma bari babajije muri iyi egizame, kiravuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare: a metero eshatu, b metero ebyiri na santimetero 50, c metero imwe na santimetero 10, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho noneho kuri ka gapapuro kawe andika arufabe uhisemo. Hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko ibinyabiziga bishyirwaho amatara ndangaburumbarare ni ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero ebyiri na santimetero 10, metero ebyiri na santimetero 10. Hano rero igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho reba amanota wagize uvuga uti yaba ari ngewe wakoze iki kizamini nari kugira aya n'aya, ese nari gutsinda cyangwa mba natsinzwe? Bibutse ko iyi ari amategeko y'umuhanda, traffic rules. Kora subscribe, utwandikire no muri komenti amasomo wumva twakugezaho ayo udasobanukiwe. Yose amasomo tuyabagezaho rwose uko bikwiye. Murakoze, mukomeze kugubwa neza, twige dutsinde.